muraho neza abakunzi ba filime My Daughter, aho mugiye muherereye hose turabasuhuje kandi twizera ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza musoza umwaka wa 2024 neza, mukomeza mwimanukira mu mwaka musha wa 2025. So rero natwe gahunda ni ya yindi, dukomeje kugenda tubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire wa 2025, aho Noheli ari nkaho twayigezemo. Noheli iri ku munsi wo kuwa gatatu tariki 25. Rero urumva ko Noheli twayigezemo, tukaba turi kugenda dusoza umwaka wa 2024 neza cyane. Nkaba nkomeje kugenda mbifuriza umwaka musha muhire wa 2025 ukazaba umwaka w'imigisha kuri mwewe mukunda filime My Daughter, mukunda filime Inzira y'umusaraba, mukunda Big Bless TV muri rusange, turabakunda cyane. So rero twe tugarutse n'ikiganiro My Daughter tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri filime yacu My Daughter kuri episode ya 33 ndetse na episode ya 34 ya filime yacu My Daughter, aho episode ya 32 ya filime yacu My Daughter yaje kuba irangira. Abakunzi ba filime My Daughter bishimye cyane, kandi nanone bafite amatsiko menshi cyane, nanone bafite n'ibibazo byinshi bakomeza kugenda bibaza atese uburyo umuntu bita Micheline akomeza kugenda agaragariza Isabella kamushigikiye, ko urubanza ruri ku wa gatanu umuntu bita Nkuranga ndetse na Isabella ko bazitaba urukiko ku wa gatanu. Abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kwibaza ngo ku muntu bita Micheline ndetse na Jeanne uriya mukozi musha wa Isabella bakomeje kugenda baneka bashaka amakuru ku muntu witwa Isabella, kandi Isabella we azi neza ko umuntu bita Micheline amushigikiye 100%. Ku wa gatanu umuntu bita Micheline ari tayari kugenda agashira ukuri kose hanze akirengagiza umuntu bita Isabella. Mu by'ukuri ibi ni bimwe mu bintu abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kugenda bagirira amatsiko, bakomeje kugenda batubaza, bibaza niba ibyo umuntu bita Micheline amaze igihe yizeza umuntu bita Isabella kamushigikiye, bibaza uburyo noneho umuntu bita Micheline azahindukira agahita ajya ku ruhande rwa Vumiriya agahita yerura neza. Abenshi bakomeje kugenda bavuga ko umuntu bita Micheline ashobora kuba atareseriye. Murabizi neza ko umuntu bita Micheline areseriye, ndagira ngo mbabwize ukuri. N'umuntu bita Jeanne ahembwa n'umuntu bita Micheline. Micheline niwe wazanyura mukozi bita Jeanne, niwe watumye ajya gushaka akazi kwa Isabella kugira ngo bafatanye kugenda bashaka amakuru, baneke amakuru yose ari kwa Nkuranga, bamenye neza ukuntu bazahita bashira ukuri hanze kose kugahita kujya ahagaragara. Rero nk'abakunzi ba filime My Daughter mwagakwiye kwishimira ko umuntu bita Vumiriya afite abantu bo kumufasha benshi. Murabizi ko umuntu bita Micheline aherereye ku ruhande rwa Vumiriya. Maître Steven Mwarimusko yahagaritse ikirego, none ntago yagihagaritse, ikirego kiracyakomeje, aho umuntu bita Vumiriya nubwo ibintu yaje kuba abizanamo ubujiji bwinshi, ariko umuntu bita Vumiriya agiye kuba yabona umwana we bitewe n'abantu bose bamushigikiye. Micheline ashigikiye Vumiriya, Maître Steven aracyakomeje na nubu ashigikiye Vumiriya, nubwo Vumiriya yaje kuba avunira ibiti mu matwi, kubu ngubu akaba ari kurogereta, ariko mu minsi mike agiye kuba amaze kuba yabona umwana we. Rero abantu bari kumva ko iki kintu ari cyo kwishimira, kuba Vumiriya ashigikiwe n'abantu benshi. Ndagira ngo mugende mwandika good hasi muri comment, mushiremo udutima twinshi, mugende mwandikamo ati good, ubundi dukomeze twimanukira, mugenda mwandikamo ati thank you, ubundi ngende mbereka utundi tuntu. Mukomeje kwibaza ngo none se kibimenyetso umuntu bita Vumiriya yaje kuba abiha Isabella, amaherezo yabyo nayahe? Uyu munsi nakoze ino show ngira ngo nanone mbereke indidiro umuntu bita
umuntu bita Micheline ndetse na Jane bari kugenda bapanga. Umuntu bita Micheline ndetse na Jane batangiye diro nca yo gucunga Isabella, bakamwiba ibimenyetso Vumiriya yamuhaye, hanyuma bakabisubiza Vumiriya. Iyi ngiyi ni diro iteye ubwoba, ni diro umuntu bita Micheline yakaniye ko we na Jane baraza kuba bayisuza mu gihe gito. Ibimenyetso byose umuntu bita Vumiriya yahaye umuntu bita Isabella bakaza kuba babyiba Isabella bakabisubiza Vumiriya. Abumva ko iyi diro umuntu bita Micheline agiye gukina we na Jane, abumva ko ari ingenzi cyane, abumva ko bashigikiye umuntu bita Vumiriya ko yabona umwana we, abumva ko bakeneye kubona igihe umuntu bita Isabella cyangwa se uwo mwita Fabiola azaba ari kwinyarira ahagaze mu rukiko, ariko buri icyo avuga, dore ko ari umuntu uri kubwirwa ko azitaba urukiko ku wa gatanu, agahita ajya kuri tuwarete mu nda agahita hamurya. Mukomeje kwibaza ngo igihe azaba ahagaze mu rukiko, igihe azaba ahagaze babagabo badaseka bavuga nta mikino, murabona uyu mugore Isabella amaherezo ye atazahita agaragara, atazahita asebera imbere y'umugabo we, bikaza guhita bigaragara ko ari umunyamanyanga, dore ko abazaba bamushinja ni benshi. Umuntu bita Jane, umuntu bita Micheline, Maître Steven, kandi abo bose ni abantu bazi neza umuntu bita Isabella cyangwa se uwo mukunze kwita Fabiola, dore ko amafilime menshi agenda agaragaramo aba yitwa Fabiola, gusa muri filime yacu My Daughter akaba yitwa Isabella. Murabizi ni umuntu bita Nkuranga muri filime Inzira y'Umusaraba mumuzi nka Rugema, ariko at least muri buri filime runaka itandukanye n'iyindi, umukinnyi hari uburyo afata amazina atandukanye n'ayundi. Rero hari uburyo nk'umuntu bita Maître Steven muri filime Inzira y'Umusaraba mumuzi nka Kamarade. Rero ku muntu bita Fabiola tuzajya dukoresha Isabella cyangwa Fabiola, byose ni kimwe, muzajya mumenya uwo ari we. So rero mbere yuko tubereka uburyo iyi diro iraza kuba yarangira, iyi diro y'umuntu bita Micheline ndetse n'umuntu bita Jane yo kuba bakiba ibimenyetso byose umuntu bita Vumiriya yaje kubaha Isabella bakabisubiza umuntu bita Vumiriya, nyuma yaho Vumiriya yabihaga Isabella ari kugira ngo Isabella amusubize umwana we, hanyuma umuntu bita Isabella biza kurangira yimye Vumiriya umwana we. Rero ibimenyetso umuntu bita Micheline ndetse na Jane baraza kuba babyiba babisubize umuntu bita Vumiriya, hanyuma bizamufashe guhita atsinda urubanza byoroshe, bizamufashe guhita atsinda nta bintu byinshi biriwe bajyamo. So rero mbere yuko dusoza show yacu ndagira ngo nkusabe wowe dukurikiye ureba munsi y'iyi video gato urebe ko wamaze kuba ukora subscribe, ureba hanga munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo urebe ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, nuhabona ukandeho, nusanga warabikoze Imana ishimwe, uri umuntu w'agaciro. Ibi byose tugenda tugeraho ni wowe tuba tubikesha. So ikindi kintu uraza kudufasha, buri wese nizera ko yamaze kuba akanda like, nawe nimba utarakanda like byaba byiza urebye munsi y'ivideo ku ruhande rw'iburyo akantu kakaganza karebye hejuru ugakandaho, ubundi ukaba ukanze like. Ikindi kintu uraza kuba udusapotingaho ni ukugenda wandika good aho hasi muri comment, good ndetse na thank you, kugira ngo dukomeze dushimire aba bantu bakomeje kugenda badufasha kuduha ibyishimo muri filime yacu My Daughter, yaba Micheline, Jane ndetse na Steven. Aba bose ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda badufasha kugarura ibyishimo nyuma y'uko umuntu bita Vumiriya yari yateye bamwe gushavura bitewe n'ubugoryi yari yakoze bwo kugenda agaha umuntu bita Isabella ibimenyetso byose, yarangiza umuntu bita Isabella akamwima n'umwana we. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, ibi ni bimwe mu bintu twari dukeneye kubabwira ko umuntu bita Vumiriya, umuntu bita Maître Steven yamaze kuba amubabarira, dore ko Maître Steven we atari yigeze ahagarika n'ikirego, ahubwo umuntu bita Maître Steven
we yari akomeje kuburanira umwana wa Vumiliya. Yabonye ko Vumiliya nta bwenge afite, ariko kuba yari yiyemeje kumufasha atagomba kubihagarika ngo kubera ko abuze ubwenge, ahubwo kubera umuntu bita Maître Steven we azi ukuri yakomeje guhasoringa. Bye bye, tuze gura next show.